wajyanye mumara ikiganza umubwira ngo abantu bareba ibikwicariye, ariko Imana yabahishe ibanga rikwicayemo. Ibyo bifuza kubona ku buzima bwawe bibahereyeho. Zopifo taradone bibahereyeho. Zopifo bibahereyeho. Bibiliya irambwira ngo amucaho. Ijambo rya kabiri, Ahabu Eliya ariruka ariruka yamuciyeho, arangije amutanga kugera ku irembo ry'Yezereli, amutanga kugerayo. Wazamuye cyane, haleluya. Amutanga kugira gute? Kugerayo. Ijambo rya mbere amuciyeho, irya kabiri amutanze kugera. Hobera abantu nka batatu umubwire ngo Imana iguha imbaraga zidepasa bagusize. Babari umubwire hobera abantu nka batatu ngo Imana iguha imbaraga zidepasa abagusize. Yabwira umugaragu watufasha, giye ndebere ku kagezi uzumbwire, simbuka gato, garukiraho, garuka, vuga ati bose ntacyo mbonye, subirayo. Mwami Yesu tanga imvura, garuka ati ntacyo mbonye, gira vuba, gira karindwi, subirayo. Mwami Yesu tanga imvura, data wera, kabaye kangahe rata? Data tanga imvura, nyakubahwa Yesu, kabaye kangahe rata? Subirayo. Data tanga imvura, data subirayo, kabaye kangahe rata? Data tanga imvura mwami, subirayo. Gatandatu, garura inkuru itandukanye, vuga ati noneho, vuga ati noneho, vuga ati noneho sha, vuga ati noneho ndabonye, ati noneho ndabonye. Ubonye iki? Agacu gato kangana n'ikiganza, gapfupfunyuka mu nyanja. Soza amasengesho ndabonye. Yaba arayashoje kandi abwira umugaragu ati urakabonye. Mana yambwiye ngo hari ibintu byo gusezerera. Mana yambwiye ngo hari ibintu byo gusezerera. Jesus yavuganye nanjye ngo nze mbwira abantu barukiri, hari ibintu ije gusezerera. Hari ibintu ije kugira gutarata gusezerera. Hari ibintu byo gusezerera rukiri mu basenga kuwa gatatu hano, ije kubisezerera kandi risezereye bitunguye. Hari teste tugiye kubanza gukora. Imana yanyu iyo mwimitse mugashyira imbere gatuma Imana yanyu iteshwa agaciro. Imana yanyu nishobora gusubirisha umuriro, iyo Mana ndayikurikira. Ariko iyanyu nibinani guyange ikabishobora, namwe mucomoke kuri icyo kifeke mukurikira Imana yanyu. Ibyo bikwicayemo nibyo bigiye gukora kuri tere, bose babireba. Ndagukunda Yesu, je t'aime Jésus, I love you Jesus, nakupenda sana. Unda Yesu, je t'aime Jésus, I love you Jesus, nakupenda sana. Yesu ubwo nari nihebye, ni wowe wansanze uramumuriza. Nari mfite umubabaro n'ishavu n'agahinda n'intimba mu mutima, ubikuramo unyuzuza amahoro. Yesu nibutse iminsi ya kera, nguramburiye amaboko. Ndagukunda Yesu, je t'aime Jésus, I love you Jesus, nakupenda sana.
bubahwe rwose. Haleluya, haleluya, haleluya. Barasenga. Eliya arangije akora ibyo yakakwiye gukorasha, akora ibyo yagombaga gukora. Yazamukanye na Eliya ku musozi ikarume. Komana we, uyu munsi bimenyekane, bigaragare ko ari wowe Mana. Ako kanya umuriro uturuka mu ijuru utwika igitanda kirashya, bikubita hasi bubamye bati Uwiteka gusa. Bikubita hasi bubamye bati Uwiteka gusa niwe Mana. Abayanga bikubita hasi bubamye bati Uwiteka gusa niwe Mana. Abasenga bari bikubita hasi bubamye bati Uwiteka gusa niwe Mana. Arapfukama sha, ashinga ifi. Ibi bintu abahanuzi ba Bari ntabwo babizi. Arongera ashinga irya kabiri, avuga ngo Uwiteka Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Imana ya Isirayeli. Fasha kwivuga neza Imana ireme, kwivuga neza Imana igukorera ikintu, kwivuga neza sha. Nugera aho basinze jya uvuga Imana neza, wazamuye. Haleluya. Avuga ngo Uwiteka baraho, bari baraho. Avuga ngo Uwiteka Mana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Isirayeli. Uyu munsi ndafashijwe kandi uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana, kugira ngo aba bantu bamenye ko fasha. Ariko umva mutumishi ashyiramo akantu kandyoheye, avuga ngo bimenyekane ko ari wowe Mana, ariko nanjye nasigaye. Mbabarira wirate ku bazimu, ubwira ngo nibarekeraho n'ibyo ugezweho. Wazamuye. Haleluya rata, nikomanje uvuge ngo n'ibyo ugezweho. Wazamuye. Haleluya. Mugaragara irukana asanga Ahabu ageze ku rukwavu. Abwira ngo umva ukuntu boss ambwiye, arambwiye ngo garukiraho uririgare uhunge imvura itakubuza. Ahabu yubuye amaso arebye mu kirere nyuma y'imyaka 3 n'amezi, abona ikirere n'umweru gusa, abona nta gicu. Ku bapagani Imana yabikora hari ibimenyetso, ariko iyacu nta bimenyetso irakora. Mumara ikigazwe ngo mumara ikigazwe mu bwango nta bimenyetso iyacu irakora, nta bimenyetso byo kubyara iyacu irakora. Igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 6:23. Abango nuko abatekeshereza ibyo kurya, bamaze kurya no kunywa arabasezerera, basubira kwa shebuja. Uhereye icyo gihe imitwe y'ingabo z'Abasiriya nizongera gutera igihugu cya Isirayeli. Bavuga cyane amen. Zaburi 125 aravuga ngo umurongo waho wa mbere, avuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Tuzabe bihombe tukira nukamuri byose, urononera
wifuza uyimanikira ukamuri byose ubona n'amahoro twabadukenye uyimanikira ukamuri byose ubona n'amahoro tugenda n'imodoka uyimanikira ukamuri byose twabaduka uyimanikira twabyaye tutabyaye uyimanikira baba we baba twashatse tutashatse uyimanikira nuka kandi nk'ukweriya kandi nk'ukweriya yajyanywe n'imbaraga nanjye uko niko nzaba ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza ubw'intambara ubw'ibyago byose bizaba Yesu nzi ko ufite Yesu nzi ko ufite amagare ibihumbi harimo icyo wambitiye ngo ni ukugira ngo nzagere ijuru icyo wambitiyemo icyo haleluya la 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 ayiwe mana yacu twarakubonye ayiwe mana yacu twarakubonye mana we mana yacu twarakubonye mana yacu ayiwe mana we mana yacu twarakubonye mana yacu twarakubonye ayiwe munambara mana yacu twarakubonye mana we mana yacu twarakubonye mana yacu twarakubonye haleluya doreze Imana icyubahiro kandi abantu baje gusenga komera Imana amashyi menshi cyane abantu babonye Imana muzamurira Imana icyubahiro ngiye guhanura mu minota mike asifiwe Yesu mbere umuntu ikiganza umumbwire ngo uyu ni umugoroba wawe wo kumva Imana Yesu wanjye mu mafu ya nimusi kirengarenga cy'izuba nibwo Imana yazaga muvuga cyane amen mu mafu ya Jarirata mu kirengarenga cy'izuba nibwo Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni bumva imirindi y'Uwiteka munyeganyeza umubwire ngo umaze igihe wumva imirindi y'abadayimoni uyu ni umugoroba wo kumva imirindi y'Uwiteka ku buzima bwawe tera haleluya umaze igihe wumva imirindi y'abarozi umaze igihe wumva imirindi y'ibihunyira ariko munyeganyeza urwego uyu ni umugoroba wo kumva imirindi y'Imana kandi ije gusimbura imirindi y'abarozi ije gusimbura imirindi y'abagutereza ije gusimbura imirindi y'abagezi yonda yawe ije gusimbura wazamuye haleluya
ndashaka kumva Imana mu minota 30. Ndashaka kumva Imana mu minota 30. Numbangamire wica. Imana yaje nayumvise iri muri aya materaniro kandi ntabwo yaje vide, yaje yikoreye inkokora zayo zireba imbere. Wazamuye cyane, haleluya. Ndashaka kuvugana n'abantu bumva Imana muri aya materaniro. Ndashimira abakozi b'Imana bose bavuyeho, Imana ibahezagire cyane. Ndashimira Werarisi wambaye welcome mu mutungi biganza, Imana imuhezagire cyane. Namwe ndabashimira mwese mwaje kumva ijambo ry'Imana. Ndashimira korali yaririmbye neza, ndafashwa. Ndashimira abacuranze mu batungi biganza, Imana ibahezagire cyane. Ndashimira cameraman nawe urimo kubishyiramo neza, tekinisiye mu mutungi biganza nawe urimo wese umuntu yekeje amaboko ukora n'ikirata mwete uramanuye ariko nta kibazo. Nabo hejuru nabo mu batungi biganza nabo bari bari kubanga bw'ivyuma. Asifiwe Yesu, haleluya. Nitwe ndacyayisaba, mbarizwa muri no paruwasi ya Remera, itorero ni Rehoboti kuri Godiyari. Ndi umugabo ufite umudamu n'abana, nabanuye mu karere ka Rwamagana. Shimye Imana kwangejeje hano. Mvuka mu gihugu cy'u Burundi, nuko nahamagawe ndeshya ndeba nsanuku. Ndashima Imana itarobanura abantu ku buto, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka. Wazamuye, haleluya. Uwo muntu aremewe, abadayimoni babishaka abatabishaka aremewe. Gahunda ni ugukiranuka. Zamurira Imana icyubahiro. Maze icyumweru cyose nzi ko nzoza hano, ziko nzoza ngaha. Imana yampaye ijambo ryo kuvuga. Uvuga cyane amen. Imana yambwiye ngo hari ibintu byo gusezerera. Imana yambwiye ngo hari ibintu byo gusezerera. Jesus yara yavuganye nanjye ngo nze mbwira abantu barukiri hari ibintu ije gusezerera. Hari ibintu ije kugira gutarata gusezerera. Hari ibintu ije gusezerera rukiri mu basenga kuwa gatatu hano. Ije kubisezerera kandi bisezereye bitunguye. Muvuga cyane amen. Inosa ije kubisezerera. Uri inshuti yanjye mu butungi ibiganza byo bugafite amavuta ndamwubaha. Muvuga cyane amen. Ibisezerere cyangwa ibyo cyo kubaza byikarakasemo mu bana cyabiye. Ibisezerere babiri bashaka ko Imana ibisezerera basi. Babiri bonyene bashaka Imana ibisezerera. Ibisezerera. Kandi ngiye gusenga. Muvuga cyane amen. Muvuga cyane amen. Imana igira gute? Ibisezerere. Uno mugabo mwiza Imana yahamagaye imutunguye ko byari mu mugambi w'Imana. Wewe yaratunguwe ariko Imana yo ntabwo byayitunguye.
asifiwe Yesu. N'umugabo yitwa Elisa. Elisa Bibiliya igaragaza ko yari umukire. Haleluya. Yari umukire wahingisha inka, afite amasambu ahingisha inka, ari bosi. Haleluya. Hingisha inka icyo gihe zari amamashini y'iki gihe. Haleluya. Ikabihingisha inka. Hari agahungu rero kakoreye Imana katirebyeho. Heza Imana icyo barata. Gahungu kakoreye Imana katirebyeho. Gakorera Imana araga hungu kagasuhuke, gahungu kagufiya banza twarareshya. Gahungu gafite imyemwe nyinshi n'ubwanwa bwinshi, gahungu kambaye rugabire, gahungu kambaye ikanzu, gahungu gakenyeje igishumi, gahungu n'umwitero wako hano. Muvuga cyane amen. Shamwama yakitero ngaho kagashope mwakamaye yego rata simbuka. Simbuka ngakoresha kakana. Asifiwe. Uyari Eliya wipishubi. Umuturage wipishubi ariko umwe mu basuke bigariyati. Duheze Imana icyubahiro. Akorera Imana sha, akorera Imana, akorera yera Imana mu ijuru iravuga ati trabye mbonye umuntu. Uvuga cyane amen. Mbonye umuntu. Ibyo yakoreye Imana sishatse kwivuga ndabiretse. Ariko icyonzi cyo yagaruye icyubahiro cy'Imana mu gihugu cya Isirayeli, bari na shera bitagaciro. Uvuga cyane amen. Bari na shera bitagaciro, bitera agaciro ku musozi Karumeli. Kagabo kamwe gusa. Haleluya. Kagabo kamwe gusa kabwira Ahabu karabwira ati jewe akakanya comotsa ahantu bita Kereti. Mva Kereti nigendera ahantu ku mupfakazi Sarefati. Ubu comotsa Sarefati nje kukubwira imyanzuro ya kabiri. Muvuga cyane amen. Wahuye amubwira imyanzuro ya mbere, wongera bahura azanye ya kabiri. Hasifiwe Yesu. Wahuye amubwira imyanzuro ya mbere ko twaye imvura, wongera bahura bwa kabiri amubwira ko agiye kugarura imvura. Asifiwe Yesu. Akaramuga ngo nago nyigarura ibi bintu bitarakorwa. Wanza uhamagara abahanuzi ba Bali uko ari 450, uhamagara n'abashera uko ari 400, wose uko ari 850. Tuzamuke umusozi Karumeli. Hereza Imana icyubahiro rata. Tuzamuke umusozi ntabwo imvura ipfa kuza. Hari ibintu tugiye kubanza gukora, hari testi. Kiragucarata umva ko gahunga ariko hari testi tugiye kubanza gukora. Imana yanyu iyo mwimitse mugashyira imbere gatuma Imana yanyu iteshwa agaciro. Imana yanyu nishobora gusubirisha umuriro, iyo Mana ndayikurikira. Ariko yanyu nibinani guyange ikabishobora. Namwe mucomoke kuri icyo kifeke mukurikira Imana yanjye. Mera Imana icyubahiro basi. Koma Ahabu abyumvise gutyo nabo bari kumwe bakoma amashyi. Baravuga ati twazamutse. Barazamuka. Umwe Eliya azamukana inka, abahanuzi ba Bali n'abashara bazamukana iyindi. Bageze ku musozi Karumeli aho bisobanukirwa. Mera umuntu ikigazweho hano ni Karumeli bije gusobanuka. Hano ni Karumeli bije gusobanukira hano. Ababyumvise muzamure cyane haleluya. Munyeganyeza umubwenge bimaze igihe byaragucanze birasobanukira Karumeli yo mu rukiri. Iyo ngwara babuze irabonekera kandi urahavikize. Gahunda ni ukugira gute kubisezerera. Na topiki
uhereza ikintu ngo gahunda ni ukubisezera. Ni umugore wo gusezerera inyatsi, gusezerera diyabete, gusezerera kanseri, gusezerera ubukene, gusezerera ubutindi, gusezerera kurya nabi. Ababyumvise mwazamuye haleluya. Akubundi nizeye imbaraga z'ijambo. Ni ikigoroba cyo gusezerera abakuzinga, abagenzi iyo nda bayikuremo. Ni ikigoroba cyo kubasezerera abanga ko wambara impeta. Ni ikigoroba cyo kubasezerera. Wazamuye haleluya. Gahungu bageze ku musozi Karumeli, arababwira ngo mwebwe muri benshi mubanze. Haleluya. Mubanze muri benshi, mubanze. Iyanyu nibishobora ndayikurikira, iyanjye nibishobora mukurikira iyanjye. Komana we, turashimira Imana. Imana yacu igeze bari ratuza. Imana yacu igeze bari nagikopfora. Reka bigira amaso ntabwo bibona nubwo tubireba kuri, bigira amaso nibibona, bigira amaguru nibigenda. Imana yacu iragahora herata. Barabikora, bakora ibyo bagukwiye gukora, barabikora byose. Bamaze kubikora bahamagara bari yabo. Saa moya bari, saa mbiri bari, saa tatu bari, saa ine bari, saa tanu bari, saa sita bari, saa saba bari, saa munani bari, saa munani na 55. Eliya arabwatirere yananiwe, yacungana n'isaha. Mumbarize ngo ubu ni saa ngapi? Arangije arababwira ati nigireyo. Nanjye mama gari yanjye gahungu kambaye rugabire, kambaye gishumi, kambaye ikanzu, gahungu kimwemwe kakoreye Imana. Bantu ntago bakabonamo ubuntu, babona nk'akapfuye. Ariko Bibiliya ivuga ngo iki? Tugaragara nk'abatariho, ariko tugize guterata. Tugaragara nk'abapfuye, ariko turi bazima. Tugaragara nk'isusugurwa, ariko dutungishije benshi. Babarira umuntu mwegeranye mumara ikiganza umubwira ngo abantu bareba ibikwicariye, ariko Imana yabahishe ibanga rikwicayemo. Babarira ko ukamubwira abantu bareba ibikwicariye, hari ibintu abantu bareba bikwicariye, ariko Imana yabahishe ibikwicayemo. Wazamuye haleluya. Ibyo bikwicayemo nibyo bigiye gukora kuri tere, bose bayireba. Ndagukunda Yesu, je t'aime Jésus, I love you Jesus, nakupenda sana. Ndagukunda Yesu, je t'aime Jésus, I love you Jesus, nakupenda sana. Yesu ubwo nari nihebye, ni wowe wansanze uramumuriza. Nari mfite umubabaro n'ishavu n'agahinda n'intimba mu mutima, ubikuramo unyuzuza amahoro. Yesu nibutse iminsi ya kera, nkuramburiye amaboko. Ndagukunda Yesu, je t'aime Jésus, I love you Jesus, nakupenda sana. Wubahwe rwose. Haleluya, haleluya, haleluya. Barasenga. Eliya arangije akora ibyo yakabwiye,
gukorasha akora ibyo yagombaga gukora. Yazamukanye na Eliya ku musozi i Karume. Komana we abantu benshi bari bahari bari baje kureba Imana nyamana. Eliya abwira abantu ati munyege, akora ibyo yagombaga gukora. Abwira Imana nzimana uyu munsi bimenyekane bigaragare ko ari wowe Mana. Uyu munsi bimenyekane bigaragare ko ari wowe Mana. Uyu munsi bimenyekane bigaragare ko ari wowe Mana. Ako kanya umuriro uturuka mu ijuru utwika igitambo kirashya, bikubita hasi bubamye bati Uwiteka gusa. Bikubita hasi bubamye bati Uwiteka gusa niwe Mana. Abayanga bikubita hasi bubamye bati Uwiteka gusa niwe Mana. Abasenga bari bikubita hasi bubamye bati Uwiteka gusa niwe Mana. Eliya akora ibyo yagakwiye gukora. Asana igicaniro cyari cyarasenyutse. Muvuge cyane amen. Aragisana sha. Aragisana, afata amabuye 12, afata intango z'amazi 12 bisobanura imiryango ya Israeli yaratataye. Arasana. Muvuge cyane amen. Asana. Babarira umumara ikiganza ubwira ngo uyu munsi Imana isa naho byasenyutse. Imana isa naho byasenyutse. Mu bana byarasenyutse ariko Imana ihasane. Ku mugabo byarasenyutse ariko Imana ihasane. Muri korari byarasenyutse ariko Imana idusanire. Mu ikofi byarasenyutse ariko Imana isane. Wazamuye haleluya. Mumbariza ngo uyu mugoroba witeguye ko Imana yabisana cyangwa iraho gusa. Jambo nasomye ryarambwiye ngo uwo munsi nzegura ihema ryanjye rata rya Dawidi ryaguye n'indagiza nzica ibyuho bigaragare gusana. Ko wazamuye haleluya rata Imana yica ibyuho. Eliya arangije amaze gusana arapfukama sha ashinga ifi. Ibi bintu abahanuzi ba Bari ntabwo babizi. Arongera ashinga irya kabiri avuga ngo Uwiteka Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Imana ya Isirayeli, fasha kwivuga neza Imana ireme, kwivuga neza Imana igukorera ikintu, kwivuga neza sha. Nugera aho basinze jya uvuga Imana neza. Wazamuye haleluya. Avuga ngo Uwiteka baraho bari baraho. Avuga ngo Uwiteka Mana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Isirayeli. Uyu munsi ndafashijwe kandi uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Ma, kugira ngo aba bantu bamenye ko fasha. Ariko umva mutumishi ashyiramo akantu kandyoheye. Avuga ngo bimenyekane ko ari wowe Mana ariko nanjye nasigaye. Yego rata papa topifo tala bone fufa. Bimenyekane ko ari wowe ariko nanjye unyeganyeza umubwire ngo umenyeke Imana imenyekane ariko nawe udasigaye. Ubwenge imenyekane nawe udasigaye. Imenyekane
udasigaye. Dawidi ejo bundi abivuga neza, aravuga Uwiteka Mana unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bose bagire guterata. Imana imenyekane, ariko nawe umenyekane. Mubwire ngo nawe umenyekane, umenyekane ku bagupinze, umenyekane ku bavuze ibigambo, umenyekane ku bagukoba. Wazamuye haleluya. Imenyekane ariko nawe udasigaye. Muvuge cyane amen. Imenyekane nawe udasigaye, nawe umenyekane. Umenyekane kwa bagutira imyenda, umenyekane ko yakukiriye neza. Muvuge cyane amen. Bibiliya iravuga ngo ako kanya umuriro uramanuka utwika igitambo, irakigata. Umuriro uramanuka urenga igitambo, utwika amabuye, urenga amabuye utwika amazi, komana utwika n'itaka. Abari aho bose babibonye baravuga ngo Imana ya Eliya niyo Mana. Bikubita hasi baravuga ngo Bwana wa majeshi usifiwe, haleluya. Bose bikubita hasi bubamye bangi iyi niyo Mana. Wazamuye haleluya. Bari abasenga Bari, abasenga Shera, bose babicomokaho begera Eliya babanga Imana ya Eliya niyo tuzajya dusenga. Bavuga cyane amen. Abari bagiye kureba ukuntu Eliya isoni zimukora, abari bazamutse kureba ukuntu akogwa n'isoni, abo ako kanya bikubita hasi bubanye baravanga Imana ya Eliya niyo Mana. Bumera ikiganza uyu mugore gutabara abangushe, abari baje gukoba bagihari. Mumera ikiganza munyeganyeze, mubwire ngo Imana ikurengere. Abari baje gukoba bagihari, Imana igutabare. Nahabu nyir'ubwite gihari. Wazamuye haleluya. Bibiliya ivuga ngo iki? Ako kanya inansoresha, ako kanya Eliya abwira Ahabu ati rero umfasha umva ikiganiro. Abwira Ahabu, umva rero mubwire abahanuzi ba Bari bose mbiciye ku kagezi. Imana ikimara gusubiza abahanuzi ba Bari bose bese bariruka baravanga Imana ya Eliya iradutsinda. Eliya aravuga ngo igihe mumaze mumeza mu ruzerero reka nanjye mbihimureho. Arabirukankana abafatira rimwe ku kagezi, haleluya. Bombi abajombagura ibyuma bose arabica. Muvuge cyane amen. Munyeganyezwe uyu umugoroba wo kuniga ibyari bikumazeho igihe. Nagubyumvise. Biriya iravuga ngo arabyica byose, harokoka Ahabu wenyene. Eliya aramubwira ngo umva rero karame, zamuka ujye kurya. Gira vuba zamuka. Umwe azamuka ajya kurya, uyu ni Ahabu. Eliya nawe amuzamuka inyuma ajya kundi musozi, haleluya, ajya gusenga. Ahabu aragenda ararya, Eliya nawe ajya gusenga. Ngwino hano mutumishi, vayo. Ngwino papa, ihutira. Yes, haza umwana. Haleluya. Bakakanya wowe ubaye umugaragu wanjye. Genderiye. Asifiwe. Amen. Wowe ubaye umugaragu wanjye. Amen. Haleluya. Kariya karagenda, Ahabu yagiye kurya, Eliya nawe agiye ahantu arapfukama. Abwiriye ati wa Mana we, dore imyaka 3 n'amezi 6 bigiye kuzura, harabura ukwezi. Ndakwinginze manura imvura noneho. Ibyabuzaga imvura kugwa mbitsinze ku kagezi. Vasha. Eliya abwira umugaragu wa tumfasha, giye nundebere ku kagezi uzumbwire. Simbuka gato.
garukiraho garuka uvuga ati bose ntacyo mbonye subirayo mwami Yesu utanga imvura garuka ati ntacyo mbonye gira vuba gira karindwi subirayo mwami Yesu utanga imvura data wera kabaye kangahe rata data tanga imvura nyakubahwa Yesu kabaye kangahe rata subirayo data tanga imvura data subirayo kabaye kangahe rata data tanga imvura mwami subirayo gatandatu garura inkuru itandukanye vuga ati noneho vuga ati noneho vuga ati noneho sha vuga ati noneho ndabonye ati noneho ndabonye ubonye iki agacu gato kangana n'ikiganza gapfupfunyuka mu soza amasengesho ndabo yaba arayashoje kandi abwira umugaragu ati urakabonye gaturutse gapfupfunyuka mu nyanja kangana n'ikiganza cy'umuntu uzi impamvu kano gacu kaje kangana n'ikiganza cy'umuntu ayitwaye mu kiganza Merimana cyubahiro ayitwaye mu kiganza inaje haza agacu kangana n'ikiganza cy'umuntu zamura haleluya dusenge manure ndahanuye pe aramubwira ati kuva ukabonye rero bose wicaye kuva ukabonye kuva ubonye agacu genda ubwira haba arekeraho kurya nijye ugezweho ndafashijwe ngiye gusenga kandi mubwire ngo nijye ugezweho ikomanda uvuye ngo nijye ugezweho ikomanda uvuye ngo nijye ugezweho mbabarira wirate ku bazimu mubwire ngo nibarekeraho nijye ugezweho wazamuye haleluya rata ikomanda uvuye ngo nijye ugezweho wazamuye haleluya mugaragara ukanasanga habu ageze ku rukwavu abwira ngo umva ukuntu boss ambwiye arambwiye ngo garukiraho uririgare uhunge imvura itakubuza ahawe yubuye amaso arebye mu kirere nyuma y'imyaka 3 n'amezi abona ikirere n'umweru gusa abona nta gicu kuba pagani Imana yabikora hari ibimenyetso ariko iyacu nta bimenyetso irakora mumara ikigazwe ngo nta bimenyetso iyacu irakora nta bimenyetso byo kubyara iyacu irakora nta bimenyetso bya mariage Imana irakora nta bimenyetso by'akazi Imana irakora nta bimenyetso wazamuye haleluya ndahanurira bari hano n'abandi ba online ndabango ndamanuye mvuga ngo nta bimenyetso nta bimenyetso byo gusama akira gusama nta bimenyetso by'akazi akira akazi nta bimenyetso byo gukira diyabete akira gukira wazamuye haleluya narimenyetso byo kubaka akira gusiza mu izina rya Yesu babarira wirate ku badayimoni amasegonda 5 munyeganyeza ubenge yacu narimenyetso irakora narimenyetso irakora nabimenyetso sha jewe narambagije nabimenyetso njya mu rukiko nabimenyetso Yesu we vanderedigera nabimenyetso nzarongora kuwa 6 n'ejo nabimenyetso ariko ni mugoroba iwabo wa madamu bari baranciye inkwano zo kunyirukana ni mugoroba Imana iteza icyokere murankora iteza icyokere muri icyo gihugu akomana ibihugu byose biteza icyokere abantu bama amafaranga ni mugoroba
nibwo umusaza yatwaye amvelope yuzuye inkwano. Vuga cyane amen. Amen. Nabimenyetso sha komana we ubwira ngo nabimenyetso nakora babariyo basi irate kuba dayimoni kora nabimenyetso gira guterata sha nabimenyetso sha wazamuye haleluya. Sara yabyaye nabimenyetso, ajya mu mihango nabimenyetso, yakikora nabimenyetso. Undi wakubaza ukuntu abana barya wabisobanura, wakubaza ukuntu abana biga wabisobanura, wakubaza ukuntu banywa igikoma tondo saa sita breakfast, I mean lunch mu gitondo, break ni mugoroba dinner, wowe wabisobanura wowe wabisobanura wowe. Ako gasuru ufite wagira ngo munywa za yogati. Nabimenyetso turarya, nabimenyetso turambara, nabimenyetso dutuye i Kigali, nabimenyetso dutuye i Kigali, nabimenyetso turashoje amashuri, nabimenyetso turicara mu kazi, nabimenyetso wazamuye haleluya. Jambo riramwe ngo yubuye amaso abona mu kirere na gicu. Abwira umugaraga ati genda ubwiye shobuja yavangiwe, imvura iraturuka, dore ikirere cyose n'umweru na gicu, na kimenyetso cy'imvura. Toka umugaraga aragenda abwira shebuja ati aranyirukanya, aramwiye ngo nta mvura ihari. Haleluya. Igendere akira kora hano. God bless you. Sit there. Haleluya. Nabimenyetso ducomotse mu kozi mbwa ariko nicyo yiza turakivuga no kuri genozi imitimbi hano ruguru, abandi bize ndimo ndozi mbwa hano ruguru. None sit there. Kandi si burago komeza umbwira niki nabimenyetso yera. Babarira umumbari kiganza mu bwego n'ubwo utayireba iburyo n'uyireba ibumoso n'uyireba imbere n'uyireba inyuma, ariko Imana yabera iri mu kazi. Ubwenge iri mu kazi sha, iri mu kazi muri uyu mugoroba, iri mu kazi muri uyu mugoroba, iri mu kazi mama, iri mu kazi wazamuye haleluya. Iri mu kazi rata mama, iri mu kazi sha, iri mu kazi wazamuye haleluya papa, iri mu kazi, iri mu kazi papa, iri mu kazi papa, iri mu kazi papa, wazamuye haleluya. Nabimenyetso Imana irakora no kukuba, uzagenda ubisimbuka. Yo dore amakuru ya nyuma rero. Hashize umwanya muto, Imana yacu ikora mu mwanya muto, umwanya muto sha, umwanya muto gakobwa kadisha akatwara senganye rehobote mu mwanya muto. Ko mbabarira umubwire ngo mu mwanya muto yawe igiye gukora itwaye, kandi kayitwaye kabimbwiye. None kanumyeho umugaragu ongenda imvura itanyagira, wasanga kayigaruye. Reka nurire igare, abayuriye igare wogakizwe. Umva amakuru ya nyuma rero, wogakizwe bagenda badusomeye sha, bagenda batubwiye, baradusomera. Uzasabera ifuta umuntu kandi uri kujya mu kirere ari kujyamo, umusabera ifuta azakwereka ati agaruke. Bujya rero muzi ko abakubwira ngo agarukiye hafi, azaba akubwira ati n'undi warapfuye komeza upfa, azabwira ati manuka ikuzimu, n'ubundi byarakurangiranye, azaba ati manuka n'ubundi waramanutse ugatsindwa we. Bagenda batubwiye. Abantu bakodesha muhumure, nanjye ndakodesha, baraza bakatwifura hejuru ati nubatse urya neza we. Bagenda badusome. Ayayayay. Araza yegerera yaramubwira tuvaje wakagabo we uko kareba, mwemwe zako n'ubwoya dore uko kasa.
watwaye imvura abantu barapfuye barashize none uyigaruye abantu barapfuye. Umva nubundi hano uri ni ku musozi, nta giti gihari kirakugamisha, nta rugo ruhari rurakugamisha, ibiti byose byarakokotse. Umva nkubwire, nari futi ndi buguhe ngiye kurigendaho genyene, imvura igutemba no gahambirwa we. Yo umva rero, ararinyonga saa moya, ari nyonga saa mbiri, ari nyonga kandi ahantu bavuganiraga nta giti cyari gihari, ibiti byose byari byarakokotse kubera izuba, nta rugo hari ku musozi. Bibiliya irema ngo ararinyonga. Uyu nahawe saa moya, saa mbiri, saa tatu, saa ine, saa tanu, saa saba, saa munani, saa cyenda. Saa cyenda zigeze bya bigambo Ahabu yabwiye Eliya ko imvura igiye kumuta, imivi gutembane nawe upfa wumva uko abandi wabageje. Ako kana saa cyenda zigeze ibyo bigambo Ahabu yavuze bigera mu matwi y'Imana. Munyeganyeza umuragi ibigambo bakuvuze byakunaza aho Imana ikorera. Mubwiye ngo ibigambo bakuvuze byakunaza aho Imana ikorera, ibigambo bakuvuze biteye Imana gukora. Wazamuye haleluya. Ibigambo bagututse, ibitutsi bagututse biteye Imana gukora. Wazamuye haleluya. Saa cyenda zigeze bya bigambo Ahabu yavuze ko imivi igiye gutembanira birazamuka bigera ku Mana. Mana iravuga ngo rero Ahabu yiteguye kureba akarambo ka Eliya, kandi ntabwo mbyemerera yarankoreye n'Uwiteka. Bibiliya irambwira ngo muri ako kanya Imana yohereza imbaraga zayo. Muvuga cyane amen. Yohereza imbaraga zayo zinjira muri Eliya. Eliya aracebura. Papa, gucebura ni iki? Aracebura sha. Cebura ikanzu ye azirika neza. Izo ni imbaraga. Imbaraga zimugezemo aracebura. Amaze gucebura, Imana imwoherereza igare ry'umuriro. Ikintu cyambara Imana yohereje, nyuma y'ibigambo bya Ahabu yohereje imbaraga. Nyuma y'imbaraga yohereza igare. Munyeganyeza umubwire ngo mbere yuko Imana iguha ibintu byose ibanza koherereza imbaraga. Mbere yuko Imana iguha akazi ibanza yohereza imbaraga. Bagutunge ibiganza no kuri kw'Imana. Bagutunge ibiganza no kuri kw'Imana. Yego ratashyiramo ko nari Imana amashyi menshi cyane. Mu batunge fotara bona total. Zamura haleluya. Pokea hereza Imana icyubahiro. Munyeganyeza ubwego mbere yuko yohereza inzu ibanza yohereza imbaraga. Mbere yuko yohereza ibiryo yohereza imbaraga. Wazamuye haleluya. Bibiliya ntabwo imbaraga zimugezemo. Izi mbaraga nazise imbaraga z'umwifato. Imbaraga z'umwifato. Imbaraga iyo uzifite ugaburira bakwimye. Imbaraga iyo zakugezemo ukabona ibiryo ugaburira bakwimye, uhari ifuta bayikwimye, ubwira neza bakuvuze nabi. Munyeganyeza ubwenge mbere yuko wakira umugisha banza wakira imbaraga z'umwifato. Bibiliya irambwira ngo Eliya nyuma y'imbaraga imwohereza igare. Eliya araryurira ry'umuriro. Ajyuriye amaguru ye yose ava hasi. Uwa mbere yagiye anyonga, uyu nahawe. Eliya we amaguru yose avuye hasi, aregeserera biremera. Yuva abona avuye hasi, avuye hasi aregeserera. Muzabaza abashumba babyize cyane. Reka mbabaze kuki Imana itamunyujije nka Nyabugogo undi yaciye mu Giporoso ikamunyuza mu nzira Ahabu yaciyemo? Umva se, Imana yamunyujije mu nzira Ahabu yagize gute? Yanyuzemo. Mumere ikiganza umumbwire ngo uyu mugore Imana ije gutanga tezevu kubakuvuze. Itanze tezevu sha.
reka do Eliya yurira igare aregesera biremera muri ya nzira habu yaciyemo kibereye mu kirere ubwo ahavuye umfasha ahavuye niho imvura yagwaga aho yashingura ipine imvura niho yagwaga yahitaga ihagwa kuko imvura yakurikira ikirere Eliya aciyemo aha bagiye kumva yumva inyuma ye kandi yagiye kera acabutse abona Eliya aravuga ati kano gahungu umva amakuru aka gahungu ko nagataye yo nzi ko imivu iri bugatembane kageze hano gute acabutse abona agahungu kafatiyeho Eliya abwira haba ati wamaye inzira abamuhaye inzira aramubererekera ijambo rya mbere ry'ubuhanuzi ryankuye Rwamagana ijambo rya mbere amucaho umfasha agira gute papa hino sa agira gute papa amucaho zo bifota bivuge bivuge mu ruzungu aramudepasa amucaho Imana iduha imbaraga zo gutuma duca ku byari byaradusize mu izina rya Yesu zamura haleluya ijambo rya mbere ry'ubuhanuzi ijambo rya mbere ry'umuhanuzi amucaho kandi ahagurutse ako kanya undi yagiye kera ariko amucaho ijambo rya kabiri ry'ubuhanuzi ryanzanye amaze kumucaho akimara kumucaho ya mvura rero ihita yataka haba ya mvura yataka nde urumva imvura yagwaga aho Eliya yavuye nimba muciyeho imvura isigaye kuri nde ahaba imvura iramumena bye bimwe yifuriza Eliya bisigara kuri ahaba nago tubakize nago tubavuze nabi nago tubashinyagure na nuko tubatuyeho bibi munyeganyeze umubwire ngibyo bakwifurije bibahereyeho ibyo bifuza kubona ku buzima bwawe bibahereyeho zo pifo taradone bibahereyeho zo pifo bibahereyeho Bibiliya irambwira ngo amucaho ijambo rya kabiri ahabu Eliya ariruka kuraho ariruka yamuciyeho arangije amutanga kugera ku irembo ry'Yezereli amutanga kugerayo wazamuye cyane haleluya amutanga kugera gute ijambo rya mbere amuciyeho irya kabiri amutanze kugerayo haguruka mubwire ijambo dusengera mudashoje twakira abakozi b'Imana bandi stand up dusenge haguruka mubwire akantu ka nyuma mbabarira uwo muntu mwegeranye abantu bamaze kwihana ndabizi abantu bihariye uko naje kare honera abantu nk'abatatu umubwire ngo Imana iguha imbaraga zidepasa bagusize mbabarira umubwire honera abantu nk'abatatu ngo Imana iguha imbaraga zidepasa abagusize zamura haleluya Imana itanze imbaraga zidepasa bagusize itanze akazi kadepasa bagagutanzemo itanze urugo rudepasa bagutanze kurwubaka wazamuye haleluya ijambo rya kabiri nsorejeho ongera umumbwirire ngo abagutanze kugenda ubatanze kugerayo karahajya abagutanze kugenda ubwiraga bahobera abantu batatu ubwiraga abagutanze kugenda ubatanze kugerayo abagutanze akazi ubatanze guhembwa abagutanze gushaka abagutanze kugenda
ubatanze kugira guterata kugerayo. Zamura haleluya. Duhereze Imana icyubahiro. Uyu ni umugoroba wo kubisezerera. Ibindi ndabisubitse nzabivuga ngarutse. Muvuga cyane amen. Muvuga cyane amen. Hano ndabonamo ibintu byinshi twari buvuge ariko ndabyihoreye. Ariko mumera ikiganza umubwire ngo nubwo itakuvuzeho ariko ibikozeho. Ubwo ngo nubwo itakuvuzeho ariko ibikozeho. Ubwo ngo nubwo itakuvuzeho ariko ibikozeho. Nubwo itakuvuzeho ariko ibikozeho. Wazamuye haleluya. Ariko reka mubaze mwene da. Ari uko kuvugaho no kubikoraho ikiza ni iki? Mubwire rero nubwo itakuvuze ariko ibikozeho. Ibikozeho, ibikozeho. Diyabete yikozeho, kanseri yikozeho, iyo sida yikozeho, ubukene bukozeho, abakurwanyi bakozeho. Zamura haleluya. Ongera utere haleluya. Imbaraga. Zamura ikiganza cyawe. Vuga ngo mwami Yesu ufite imbaraga, ufite ubutware, ufite ubushobozi bwose bwo gukubitira kure ibimpagurukiye. Uri Imana yihagije, uri Imana ikora, uri Imana nizeye, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana ishobora byose, nta kintu kikunanira. Uwiteka uyu mugoroba kubitira kure imbaraga z'abapfumu, kubitira kure imbaraga za karande, kubitira kure imbaraga zo gukenyuka. Vuga ngo Uwiteka kubitira kure inzingo zose. Vuga ngo Uwiteka kubitira kure ibyafunze umugisha wanjye. La shakara botarara nela shala mandole palasha trala kosikanemo ele mandole pa tala shala boy. Vuga ngo mwami Yesu, mwami Yesu, ibiganza byanjye bigomba kwakira umugisha, 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 bigomba kwakira umugisha. Kura umuvumo wose mu biganza byanjye, kura umuvumo wose mu biganza byanjye. Inyatsi batongereye, inyatsi batongereye, amarozi baroze, amarozi baroze, ubufindo bwakozwe, ubufindo bwakozwe. Uyu mugoroba ndakira kubohoka, ndakira kubohoka, ndakira kubohoka, ndakira kubohoka, ndakira kubohoka, ndakira kubohoka. La bela sharabo. Wambaraga wenda kwirukanye, wambaraga wenda gusezereye, wambaraga wenda gusezereye, wambaraga wenda gusezereye, wambaraga wenda gusezereye. Hetarararara katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Urakoze mwami Yesu kutabaye abantu bawe, ukabamara umubabaro ugahindura amateka. Uyu mwanya tukaba tugiye kubona guhembuka kwawe, ukaba ugiye guhembura abantu bawe, ukaba ugiye gukora imirimo n'ibitangaza, ukaba ugiye kunatarariza imbaraga z'abapfumu n'abakonikoni. Tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu kuri Imana izo guhindura amateka muri aya masaha, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen.